nakabonye nge nari niteze ko nimba apfukamye agiye kuvuga ngo reba pasi nk'iyo Mutesi apfukama sibyo nk'iyo apfukama wenda yamara gupfukama akavuga ngo ya kuri uyu munsi w'isabukuru yanjye y'amavuko umunsi umwe maze mvutse yego ndi gusaba Imana ko ngomba gukora ibyo naje gukora ku isi nabo bambabarire. Ikindi cya kabiri ntago akagombye kuza gusaba imbabazi ku munsi we w'amavuko kugira ngo vuke bundi bushya birabyo ni byiza. Oya erega abantu bura nanjye iyo anniversary yanjye igeze nongera kwisuzuma nkatura bundi bushya. Ibyo birumvikana pasi nkawe birumvikana na Mutesi nkawe icyo ni igikorwa cyabera mu mutima wa. Dukurikijeho haraho nageze ndamutenguha arige yigeze kunyandikira arambwira ngo ibintu ndi kumva ni ibiki saba abantu wajya ureka kubasubiza wandagaje ugafata umugore n'umugabo ukabandagaza bose umwuka mubwira ngo yari atuye mu yawe ngo no mu birutsi ukamubwira ngo ngenda nabyanze ibyo bintu ukamubwira ngo bari ku meza ariko ahubwo ndababwira impamvu y'iryo jambo icyo twita gospel cyangwa se inkuru nziza. Ikiganiro Bokamana twifuza ngewe ngitumiramo abantu nge nshaka na selection ye gutumira. Ndashima Imana ko uyu munsi ari umbereye umutumirwa wakoze ro kwitabira ubutumire. Uwitwa Bikemu yavuze ngo iki ni ikiganiro njye nkora nkatumiramo abo nshaka. Uyu munsi niwe ho nagutumiye. Watumiye Mutesi se ko we mu kiganiro hagati byaje kurangira avuze ko yaje gusaba imbabazi. Bikemu ne yamutumiye ya profita no gusaba imbabazi. Rego ushaka Bikemu atumira bose baraza. None se buretse nkubwire pasi. Niba yamutumiye abantu bajye bumva rwose bumva ukuri. Jewe izi mbabazi ni imbabazi zitariho ni imbabazi nyujijemo umukato towa ni imbabazi Imana itatanze ni imbabazi Imana itigeze ya Pastor Mutesi ahubwo mu ijuru abamareka n'ibizima n'abakuru bumiwe bifashe kuitama bari kuvuga uti turagendesheje izi mbabazi rero umuntu asaba yambaye koroni n'ikanzu y'umukara uzaba bari kuzisaba ana wawe umugirire neza yisubiyemo asanga icyo wamuhamagariye si cyakora fata umwanzuro wo kongera gukora icyo wamuhamagariye ndasenze kugira ngo ucyo atari we twabonye uwo Korode avuga Jean Korode aza kumusengera tukabona umuntu wigira igaruka rya Mutesi kuri YouTube no kugira ngo yongere yirehereze imitima y'abantu n'umuswa wa muntu wenda kugaya aho urugira Mutesi inama y'ibicupuri y'ibikwangari ahubwo imusubiza mu mwobo ndakugaya huri wigaye ndetse Mutesi fata umwanzuro nk'umumama nubundi mu mido hari ubayeho nabi genda uko imbaraga zawe zigize ute singana wewe wifata uko Imana yahejiste ingabire yo guca bugufi ngo ushake nko kuza kuyigana. Pastor Mutesi ntago yarakeneweho hano ntago yarakeneweho nta nubwo yarakenewe muri buriya buryo kuko ibyo yavuze nubundi sabana be yasabye imbabazi ntibabana mu nzu kuki atazi basabiye mu nzu na daringi ntibabana mu nzu si umugabo we ntibararana nk'uko yabivuze iyo azibasaba izo mbabazi urumva hano zari zikenewe akakora ikiganiro ahantu mu mwijima h'umukara yambaye ikanzu y'umukara harimo tutara tunyenyeretsa bunyenye bwa twamabara atandukanye ariko bira bintu urabizi umusengeye yambaye umukara ibintu byose bira hari umukara beka amasari yari yambaye umukara yambaye nawe kubera hano yaricaye hari umukara nawe yari yabaye umukara ushakeka nuko yenda yirabura ariko siki wo pasi wakumvisha ibintu byose ko hari yabyara umukara kumucera ince nkawumena noneho neza mukabyumva nje naravuga ngo Mutesi naza yazana ibintu byana kanyitambika ntakagira umuntu nyitambika ikanzu y'umukara ahantu h'umukara umusengera w'umukara guhitamo yego ubibaye kongera guhitamo wahitamo n'ubundi umuhamagaro bagwaye ameriko kongera guhitamo guhamagarwa waba pastor raje rwanire muri Mutesi ariko uzi ko umugabo witwa Sauli kubwo guhiga Dawidi yahanuye iminsi ngahe ko Dawidi azaba umwami ereka mwijuru hari ibara ry'umukara se ribayo
Wadataharera. Harera. Harera. Oya yende iby'umukara. Oya, uwo pasi. Ntabwo uriga ibyo bintu. Buretse gatoya. Ibyo bintu nturiga. Wari wiga ibintu by'imiterekerero. nyine ubona ko nawe ababaye mukunda. So nawe ndamusaba imbabazi, ahagarariye abakozi b'Imana bose, abo twakoranye umurimo. Abantu benshi bakata keke bashaka kwishima, ariko njye ntabwo nshaka gukata keke nubwo nanditseho happy. Ni happy mu isi y'umwuka, ariko mu isi y'umubiri ntago naje gukata nishimye. Izi anniversaire izi ngizi zo kuyobokamana zagiye ziba mu tuntu nakubwira ukumirwa. Waba wibuka anniversaire Mutesi yakora akavuga ko bamurogeyemo hariya ku Kimironko control technique. Ntago ubyibuka ibyo. Hari byavuyemo ko byavuyemo ibintu bikomeye. None Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Bifurize rero kugira ibihe byiza cyane. Mwebwe mwese mukunda munakurikira ibiganiro byacu aho muri hose n'ibyo muri gukora byose, turabakunda cyane. Twongeye twagarutse kandi dushimye Imana ko turi bazima. Dushimye Imana ko turi kubasha kuvuga. Uyu ni umugisha udasanzwe ufite niba uri ku isi uyu munsi ukaba uri hano ku isi ukaba ubona rwose uri kubasha kuvuga, ujye umenya ko uri umuntu w'umunyamugisha kandi wabasha guhindura ibintu byose. Ufite amahirwe yo kuba wavuga ijambo rigahindura ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Ufite amahirwe 100% yuko nawe mu b'Imana yahindura amateka, nawe rimeje ukaba umugabo wo kuzabihamisha umunwa wawe. Rero niyo bitameze neza komera, kandi niyo bimeze neza shima Imana. Wemera nk'ababandi ngo ndurimo twajyaga turirimba ngo wasezeranye ko Imana nikurokora kuzayikorera amanwana n'ijoro, ngo none dore iragutabaye urabyibagiwe. Twizeye ko utari muri bandi Imana yatabaye bakabyibagirwa. Juste karibu, bimeze bite? meze neza ndashima Imana. Urakeye? Meze neza rwose. Urimo urarabagirana. Ndumva mfite n'umutima mwiza. Ariko umuntu abyuka kumva afite umunabi, nanihanganisha abo bantu baba bameze nkanjye mu bihe runaka. Ubyukana umunabi, ukabyukana umujinya, ukabyuka ibintu byose utomboka. Uziyo ukennye ntumenye umunaba ahantu uva. Ntabwo umenya ahantu uva. Umuntu arakuvugisha ukumva ari kugusakuriza. Akanyamuneza mfite ntago ari ako gukira. Ntago ari ko nabonye amafaranga, ariko ibyo nabonye uruhande rumwe bindutira amafaranga, ariko urundi nagahoma muno. Zugo turamenya duhera he? Nibi nari byiza uruhande rw'undi bikaba bibi, ubwo sibyo bifite umumaro. Nuvuga ngo hari abo bigirira umumaro. Yego. Burya n'ikintu kiberega ari uwo kigirira umumaro. Cyane ibyo byo birumvikana. Noneho rero n'ikintu cyiza kikagira uwo kigirira umumaro. Icyo kintu rero ngiye cyane akanyamuneza impande zose ngiye ni 50 kuri 50. Ubwo bisaza kuvuga ngo ni 50 kuri 50. Ubwo bihaze kuvuga ngo nangaye kuranga heso. Ni 50 kuri 50. Ndakubwiza kuri 50 kuri 50 ubwo twagiye papa. Nujye burakunsetsa. Ariko nabyo uba wiyaminiye, ariko nkaho kantu baragakuye he? Ko nzi ko impamyabumenyi ufite ko hano wari utarahagera. Yewe ariko ntose se hashize iminsi niga nyine. Kwitoza indimi z'amahanga. Yego, n'ibyiciro cyinshi cyane rero. Reka rero tumyingira amatsiko kumenya aho ugiye gutangirira kugira ngo ntuze kuganira n'ibindi bintu nateguye, ariko banza umbwira impamvu umbwiye ngo hari ibintu byabaye ngo bitumye ufite akanyamuneza wishimye. Tubanze dore ku byagushimije tuze no kuri ako gahoma munwa kugira ngo tubijyanishe byombi. Ngewe ikintu cyanshimishije cya mbere ni imbabazi za nyirarureshwa Pastor Mutesi yasabye. Imbabazi za nyirarureshwa. Nyirarureshwa Pastor Mutesi yasabye imbabazi ye Mutesi kuyobokamana ari kumwe na Joel na musaza we. Joel se arahari ntari muri Uganda? Oya nuza bikemu. Nuko nyine ubwivuze iyobokamana ikintu kiza imbere cyaba ari Joel. Joel niwe brand ambassador, nako niwe fondateur. Yego. Rero we na bikemu na musaza wa Pastor Mutesi bakiniye prank, ariko prank itagakwire. Burya umuntu wese yakagombye gukina prank ariko ntayishyire mu by'Imana.
ariko iyo ukinnye purake ukayishyira mu by'Imana n'ubundi uhagarara hamwe inkoni zikakurya ububyishe byose. Kuko uzarebe buriya n'abakinnyi bakina bigize nka ba Yesu bikunda kuza mu gihe cya Pasika. Hari umutipe urutse gukina yigize Yesu arabambwa. Hakuzuye umutipe mama bari babivuganye azana ikintu bitu ikabure. Yamujyanye amukubita kumwe bajyanye Yesu akubitwa. Yamukubise ikabure ya nyayo. Undi yivanamo ikanzu ararwana. Yavuga ati ibyo bintu murimo nibi. Uri kumva rero Pastor Mutesi ikintu yakoze uruhande rumwe yaza kugikora ari imvamutima ye ya nyayo. Cyari kuba ari ikintu cyiza kandi cyari kuba ari ikintu cy'agaciro. Cyari kuba ari n'ikintu abantu bari bakeneye kuri we. Ariko kuko babikoze ari pranka ntago uyu munsi wa none naramubwiye ariko ntiyanyumva. Ibi nibyo mpora mubwira mubutiweho ni wiyibasira. Isi zakwibasira n'ubundi. Aha rero abayiyibasiye nivuga ngo gutinyuka kaza ku mbuga nkoranyambaga akasabira imbabazi za nyirarureshwa zitarizo. Za nyirarureshwa gute kandi? Ndaje nze mbibabwira abantu kuntu ari za nyirarureshwa. Ikintu kibabaje akazisa uriya mugore n'umunyamabipe akazisabira ku munsi wa anniversaire akagaragaza na keke. None se niba afata nubwo ngo akata keke ngo mu mutima we ngo ntaba yishimye ngo ariko ngo arashaka gusa none se amakeke akasangana ati noneho urasa dutangire apanga pranka ukamvuga akantu arakibagirwa ayipangana na bikemu na musaza we mushyigikira mu mafuti yose abaruza kumurambika y'ikiganza. None se ko Mutesi yavuze ko umushumba we yitwa Korodi ari pasiteri kuki atari we kandi ngo ko amavuta yemera kuki atari we tutabonye arimo amurambika hiki Ndahimana Claude se ikiganza ko uramushumba n'umusirimu Ndahimana Claude ariko atari Jean Bosco. Oya ni Ndahimana Claude wari ufite urusengero mu Mido sinzi niba ariho rukiri cyangwa ntago ari uriya mutipe mani barega amavideo y'ubusambanyi. Oya nyine utandukanya n'uriya uriya mutipe uri mu rukiko. Ndahimana Claude se ntabwo muzi yugo nyine w'igikara. Ndahimana Claude namusuze n'umushumba nanye ndamwemera. Kuki atari we twabonye uwo Korode avuga Jean Korode aza kumusengera tukabona umuntu wigira igaruka rya Mutesi kuri YouTube no kugira ngo yongere yirehereze imitima y'abantu. Numuswa wa muntu wenda kugaya ahuri ugira Mutesi inama y'ibicupuri y'ibikwangari ahubwo imusubiza mu mwobo. Ndakugaya ahuri wigaye ndetse Mutesi fata umwanzuro nk'umumama. Nubundi mu mido hari ubayeho nabi nta mabuno wagiraga nta maso wagiraga nta n'amagambo meza wagiraga ko wari utuye mu mibabaro ku bwa ndirimbo ya wa munyamurenge. Nubundi aho wavuye ni wakomeye aho uyu munsi ntateye ubwoba. Fata iyo abantu bakugira inama niba bari agatsiko k'abantu batanu birukane rwose basohokemo kuko bakugira inama mbi. Ariko pasuzi ko gukizwa nabi bitera umwaka. None se kwihana nabibwo birarimbura nabyo. None se nyine nivuga ngo rero uyu munsi wa none ikintu ngende kuvuga ubwo twagiye impamvu rero izo mbabazi nkubwira ari za nyirarureshwa. Bantu mbwire icyagushimishije hagati aho ngaho. Icyanshimishije rero nuko Mutesi yinyuraguyemo. Ubu nibyo byishimo. None se intsinzwe donc gutsindwa kwa Mutesi wowe n'umugisha wawe cyangwa byakabikwa bikubabaza. Oya gutsindwa kwa Mutesi nawe ntabwo kiri umushumba. Dore impamvu ari umugisha wanjye. Nese ubundi yakijijwe ryari. Niyo mpamvu ro kuba Imana imugaragaje. None se uragira ngo njye nyuma ya shitani rega njye mba ni nyuma y'Imana. Nimba Imana igihe kigeze cyo kuyanga itwikure Mutesi wese bamubone wese n'inzara bazibone. Nje ndi nyuma y'Imana rero mu kuyifasha kumutwikura noneho nakenyurutso gasigayeho noneho nkakanamutwikururaho neza isi yose ikamubona kuko yihishe mu bintu by'Imana igihe kinini. Igihe kirageze rero ngo jiste kuko kurwana nuguhita bajyana ikirego. Noneho Imana iraje irwanire muri Mutesi. Ariko uzi ko umugabo witwa Sawuli kubwo guhiga Dawidi yahanuye iminsi ngahe ko Dawidi azaba umwami. Igihe cyarageze arahanura yikuramo n'imyenda
arahanura. Reka nkubwire ikindi kintu cyabaye. Nowa yubatse inkuge bamuseka nkuko maze imyaka ingahe nyubaka hano kuri YouTube. Banseka. inkuge uri kubaka niyi. Uri uzayibone. Rega n'ubundi ibintu bizima naga abantu bagenda babasha kugira ngo kubibona. Arabaza Nowa yarabajije muri uko kubaza. Baramusebya arabaza. Igeza inkuge yuzura pasi. Abantu baraza bariyo bahindura tuwarete. Bayuzuzamo amazirantoki. Bamaje kuzuzamo amazirantoki Nowa aravuga ngo mana kuki inkuge nabaje ubimbwiye. Kuki bayujujemo kuko amazirantoki iruzura no hejuru. Kandi ira nkuge ya etage. Yari irimo ibice 3. Yego ubwo nebyiri niyibanziriza. Nebyiri ya family kuba. Oya ari ibinyoma byihorera. Noneho arangije Imana iramugutumva no wa mwana wanjye icecekere. Abo bayitumyemo ni nabo bazayaheha. Ngo Imana iteza ikintu bita icyorezo. Umuntu umwe arirukanka yakubwa agiye kwitumamo aranyereragwamo. Ibibembe bihita bikira n'icyo kirwara yararwaye. Gikize aragenda avuga uti nikubise muri ya nkuge niyinkijije. Abantu bose baraza birara muri ya nkuge. Abakuriyemo bene wabo, abakuriyemo iki baranakoropa bo bareza bayitera n'akarange kugira ngo bareko bajya kwivuza bagakira. None uwa Pastor Mutesi ibintu yarabyangije abeshya abantu. Abeshya isi yose. Nk'ubu hari ibintu we bwe yivugiye. Niho hari nabonye agace ba postinze avuga ngo yaratwikaga. Yego. Nibyo bintu nahoze mbwira abantu yavuze ngo Imana yantumye hano kuri social media kubwira abantu kurutsa imitima. Ngo ariko ndazanishiramo ibyanjye ndatwika. Ahubwo ubu ngubu nibwo uri gutwika neza. Wibeshya abantu ubu nibwo noneho uri gutwika neza. Yero ramere nka Pastor Claude se. Oya yeru yahubwo. Nawe se reba umuntu araje ngo aze gusaba imbabazi. Mpamvu mbwe rero byanshimishije nuko hari ibintu yagiye yivugira byatumye abantu b'abanyabwenge ariko batari n'abafana bafite IQ iri hejuru bahise babona Mutesi uwo ari we n'icyo abagambiriye. Ariko uzi kujya mu gusaba imbabazi ukambara ikanzu y'umukara. Nyisesengure si ikanzu y'umukara. Nsesengure n'iriya koroni yari yambaye y'umweru. Mbisesengure se. Pastor Mutesi ahantu hose agiye mu myenda y'ubushumba. Iriya ni imyenda y'ibirori bikomeye. Jewe nsesenguye umwenda w'umukara mu gihe cyo gusaba imbabazi. Hano mwese mwana kwikubita hasi. Iriya ni imyenda umushumba ashobora kwambara mu gihe agiye kubatiza mu kugabura iby'Imana nyine. Ariko uriya mwambari y'uwambaye uri mu cyimbo cyo kwihana. Ukanashyiramo koroni wowe y'abashumba ukajya kwatura wowe. Cyakoze wowe ugashyiramo koroni y'abashumba usebye abashumba wa mugore ukajya no kwatura. Nta soni. Ariko zikuguye ku ijambo. Sikusekeje. Iriya ni koroni umuntu yambara agiye guhesha umugisha. Yego. Iriya ni koroni umuntu yambara agiye gushingiza, gusezeranya cyangwa se gushyinguza. Weho ufashe icyo kintu uwo mwambaro nyine w'agaciro ku bandi bashumba. Ubundi buriya nicyo cyo gisobanuye. Ni ikintu gisobanura uwo ari we. Weho uje kuri social media urajuje kwandarika abashumba ko watwikaga, ko wakoze amanyanga, kusabye imbabazi. Ubesha abantu ngo umuryango washatsemo ngo usabye imbabazi uragukunda, ariko undi umuryango washatsemo awugiriye ute? Sobanura icyo usabiye imbabazi. Wowe ukoshereje iki? Niki uyu muryango wowe ukoshereje iki washatsemo? Watangiye kuzana no kwa nyoko buko no kwa so utangiye kubazana muri social media. Bayibamo se. Ahubwo barakwambura umuhungu wabo. Ibintu utangiye kubazanamo. Kandi waravuze ko mwaravuze ko adahari. Nose baramwambura udahari. None se we yabashimiraga nyine ubwo urumva badahari. Mugiye kwivuguruza. Mwavuze ngo Fredina. Oya Fredina. Mutesi yavuze ko ahari. Yasabye imbabazi ngo kwa nyirabukwe. Nibyo. Ariko se nyirabukwe buretse pasi dore. Ugiye gusabya akamasa kazaca inka kazivukamo. Ubwo akamasa nakahe, akazazica nakahe, akazivukamo ubwo nakahe tubihuze. Akamasa kazaca. Uyu muryango nawe ugiye kuvuga uti naragenze ndabona. Uyu muryango harya si urimo wa muntu urenze kurugarika ngo hari umuntu wagize gutya akamufatira ahantu byarangiza bugacya. Nzogera ikirenga. Ewe ntago uri kumva
by'ukuri ibintu mba mbwira abantu Mutesi nimba uje gusaba imbabazi ntago wari kuza ku munsi wa anniversaire n'umuntu wakwigiye pranka nawe nta mitekerereze afite noneho ukuntu binyuraguyemo rero uwitwa Bikemu yavuze ngo iki ni ikiganiro njye nkora nkatumiramo abo nshaka uyu munsi niwe ho nagutumiye watumiye Mutesi se ko we mu kiganiro hagati byaje kurangira avuze ko yaje gusaba imbabazi Bikemu ne yamutumiye ya profita no gusaba imbabazi rego ushaka Bikemu atumira bose baraza none se buretse nkubwire pasi niba yamutumira abantu bajye bumva rwose bumva ukuri njyewe izi mbabazi ni imbabazi zitariho ni n'imbabazi nyujijemo umukato towa ni n'imbabazi Imana itatanze ni imbabazi Imana itigeze ya Pastor Mutesi ahubwo mu ijuru abamareka n'ibizima n'abakuru bumiwe bifashe kwitama bari kuvuga uti turagendesheje izi mbabazi rero umuntu asaba yambaye koroni n'ikanzu y'umukara uzaba bari kuzisaba bamwe mugwiza yavuze oya none se bambara iby'imikara wowe nabonye ujya wambara ya kanzu y'umweru none erega mu ijuru hari ibara ry'umukara se ribayo wadataharera harera oya yende iby'umukara oya uwo pasi ntabwo uriga ibyo bintu buretse gatoya ibyo nturiga wari wiga ibintu by'imiterekerero oya ntabwo wari wiga ibintu by'imitongerero oya wari wamenye uko batongera nuko baza kurangiza ibintu reka yenda nkwibariza kino kintu niba ugifite ubumenyi ubimbwira ariko yenda udapfundikanya niba hari icyo ubizi ubitubwire na mu bijyanye n'amabara ya gishoma bambara tubona mu gipasiteri cyane cyane mu gipasiteri meme no mu gipadiri hari amabara bajya bambara yenda bitewe n'umunsi runaka yenda navuga ibyo mu gipadiri nk'umuntu wabaye muri seminari ufite icyo nabivugaho aho nashaka kumbwira nk'ibyo mu gipasiteri yenda kubera ko hari amakuru bifiteho amabara njye mbona hari igihe ujya ariko cyane cyane muri anglikani nabonye amabara ajya gusa no muri katolike ariko mutwibwirire hari igihe ujya kubona ukabona pasiteri yambaye ikanzu y'umweru Mutesi nabonye akunda kwambara ibara ry'umukara usibye ko rinamubera cyane niyo aryambaye ubona ari umuntu uberewe neza cyane bitewe n'inzobe ye nubwo numvishe hari uko muyikomantaho ariko ndashaka kumenya ariya mabara y'umweru n'umukara atandukanira hehe kuko nkunda kubona amabara y'imikara abapasiteri bakunda kuyambara memu n'ayandi ya move bakunda kwambara bari gushyingura cyane cyane ibara ry'umukara n'iry'umweru turitandukanya gute iyo abantu bagiye kubatizwa abenshi bambara no muri ADPR bambara amakanzu y'umweru no mu maratoro ashamikiye kuri ADPR yose ya gikristo aya mabara atandukanira he ubundi ishati y'umukara irimo kora y'umweru kora n'umweru n'ubundi buri gihe y'umweru igaragaza umushumba kambyite mutoya urumva hanyuma rero ishati iri move irimo kora y'umweru n'ubundi ariko none hari n'igihe ibimanuyeho ibishura by'umweru iriya yambarwa na ba musenyeri nyine nka ba revera pasiteri nkatwe ba musenyeri nyine mu gihe bagiye nko ku gikorwa cyo ku meza y'umwami kubwiriza se ariwe bageneye ijambo ry'uwo munsi cyangwa mu bindi birori batumiyemo abakatederari urumva aho ngaho nibwo aseruka yambaye uryo noneho uzabona hari n'andi makanzu y'umweru ariko bamanuraho ibishura by'icyatsi yego uri kubyumva neza ariya makanzu nayo n'aba ya musenyeri bataritwa ababishopu noneho aho uzabona move n'umweru rero cyangwa se ugasanga ba musenyeri bo mu kiliziya gatolika bo bamanuraho imituku ku makanzu y'umweru ahanini ayo ngaho nayo twita ay'ababishopu nyine yego ay'ababishopu noneho ay'abarevera cyane nko muri ntuza nko muri itorero ryitwa eperi bo bakoresha icyatsi kuko ubona ko ari nk'aho ariyo rogo yabo ubona ari icyatsi n'umweru presbyterienne yego rogo yabo ubona ari icyatsi n'umweru rero aya makanzu y'imikara kenshi nabwo n'ubundi akoreshwa nko mu gihe cyo gushyingura urumva imikara yego mu gihe nyine abantu bagiye nko ku kiriyo nyine kwitabara noneho byaba bisobanuye ko Mutesi yambaye iriya kanzu y'umukara kubera ko yaraje gushyingura ibyaha bye n'ibicumuro bye byose yakoreye kuri zino mbuga yambara niyo afite yonyine n'imutwikira kugira ngo abe umushumba nyine rega umuntu wese ubonye kariya kaboro ka hano ka kora nta kindi n'umwana muto ahita amenya ko uri umupasiteri
yego respect ku muntu wese wambara rero ni ukuvuga ngo ikintu nkubwira iriya ni ikanzu reka nkubwire se muri ADPR ko batajya bambara kora muri ADPR ni ubushake bwabo erega ari abantu bakomereza ibintu kugira ngo bagaragaze nyine n'ibyari byo bagendere muri feelings urumva Izayi ntago wamubona nyine yashizemo kora ariko twese turabizi ko ari Reverend Pasteur ho hejuru cyane Ndayizeye Izayi umuvugizi nyine umuyobozi mukuru presenter egare wowe uramuzi none rero ni ukuvuga ngo uzi iyo boro nuyibona aha jya umenya ko ugiye gutunga amafaranga utazanamara ubu ngubu iwanjye ikintu cyiza amafaranga papa aya ngaya umenye ko yaje aya nyabare yabare kanyamanza k'ibwami niko twajyaga duha iryinyo ndetse ko twaga ryinyo iyi boro ntago igipfa kwinjira ahantu kuyibone ntago ari ngo nyinshi ibamo shaza bavuga ngo iwanyu uyu munsi yari umugisha cyane kakanu murakazi mwe karagiye kitonze nuko urumva ubu yaje amafaranga yaje ubu abantu ndimo ni amahirwe n'umugisha abantu bandimo amafaranga banyishyure ubu muri iyi sama ugiye guhura n'imigisha myinshi Imana ibijyemo amen nimibira akaba mu mibira kado gufotora tufotore ubukwe tukora n'ibindi byose byerekeye aho ngaho muduha akazi twakomeje uri kubyumva neza Mutesi iyi kanzu se yari yambaye tuyihuze n'iki ariko umva yenyeraje gushyingura ibyaha byo yari kashyingura ibyaha byashinguye ibi ahubwo muri iki kiganiro kaho yakoreyemo ibyaha biriya biganza byamuramburiyeho urabizi nabyo byari byambaye rega ishati y'umukara uriya ninde wa musengeye musaza we nani Semba se musaza w'umwe w'umupasiteri nyine Semba se ni umupasiteri Mutesi afite musaza w'umupasiteri ari nawe wagiye kudiringa aho agomba gukorera ubukwe nuko nibagiwe izina rye Imana imumugisha ntabwo ariko nagira ngo nkubwire ikibazo si nicyo ngicyo ahubwo Mutesi nimba ugiye gukora ikintu jya ukitegura neza wari ugiye gusaba imbabazi wenda reka mvuge ntinge twarashambiranyije uyu munsi nibajije ikintu uri gusabira imbabazi umuryango wawe umuryango mugari w'Abanyarwanda hoya pasi ikiganiro nge nacyumvishe ndakirangiza nyisubizamo ndakirangiza ndongera nyisubizamo ndakirangiza ngaho byagenze bite Mutesi yavuze ngo arasaba imbabazi famiye ye ibyo nabyumva kuko nyine aramaje kuhabwira ko ari ibyo yaje kwitwikira kuri YouTube ariko famiye y'umugabo yasabye imbabazi famiye y'umugabo kuva Mutesi yakubaka urugo twabonyemo ibintu bingahe se undi twabonyemo iki twumvishemo amajwi yo kwikinisha niyo se yabasabiye imbabazi ese ko yayahakanye ko ataraye arihana n'ibintu bya bitari bye koko mwajye mworohereza mukamana akanya ko guhumeka Dawidi ntihaniye ibya se na nyina na bene se kirazi si nyina wagikoze si se wabo wagikoze ndi kwibaza yasabye imbabazi aho yashatse yabagiriye ati urumva bino niba baraje akaza mu muryango akabona umuryango utangiye kumeshanirwa muri social media ni ikintu kuva yakubaka se uretse ari amajwi yajemo iyo yeruta ari amajwi mwumvaga n'ayanjye mbasabye imbabazi kuko kugira gutya ariko kuva Mutesi yakubaka nibutse ikintu wenda yabasabiye imbabazi cyo koze cyetse nimba ari ukunguko ko kwita bagaba amazirantoki akita ba pastafani imbabazi hoya none se ni ikindi yabasabiye umuryango yashatsemo imbabazi sizo se kese ebyiri zamubayeho oya ntabwo ari ibyo hoya yavuze ngo mbasabiye imbabazi kubw'amagambo mwanyumvisha nturukamo niko yavuze yego Imana imuhumugisha gusa si ibyo ariko icyo gihe ariko se kuki yabasabye imbabazi umuryango aho kuzisaba umuryango wa Gabriel wandagaje ugafata umugore n'umugabo ukabandagaza bose umwuka mubwira ngo yari atuye mu mabyi yawe undi ngo no mu birutsi undi ukamubwira ngo ngenda nabyanze ibyo bintu undi akamubwira ngo bari ku meza ariko rega mani bajye bambabarira mbagira ngo rega mbahe inkuru bayumve neza none se kwiyumva neza ntabwo twaca amarenga nese ko nabo baba bataraciye amarenga ko ari cyo kibazo hoya rero tujye no se ubarushije iki ubarushije iki jya urenzaho umurenzaho wera ibijumba mbagira ngo babyumve neza nabo Kigali si ibijumba urabizi arabizi uzi ko ibijumba babihinga naranabihinze umurenzaho wera ibijumba amabimba nzi kubihinga uburyo bune urumva
twakomeje ibyo tubyibona. Rero Pastor Mutesi nakabonye nge nari niteze ko nimba apfukamye agiye kuvuga ngo reba Pasi nk'iyo Mutesi apfukama sibyo nk'iyo apfukama wenda yamara gupfukama akavuga ngo ndi imbere y'Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, nsabye imbabazi umubyeyi wa Nyanasiya madamu wa nyakwigendera Pastor niyo nshuti Theogene kubw'amagambo wumvisha acicikana umbabarire si yari njyewe nkusabye imbabazi pe icyo gihe byari kumvikana ndakwinginze. Kabiri akavuga ngo Pastor Fani nawe Gaburiheri kubw'amagambo mwumvisha nturuka mu kanwa mu mbabarire n'Imana yo mu ijuru igira ute imbabarire. Iyo system reka ni yawe niwe umenyere kwisaba imbabazi muri ubwo buryo. Uri kubyumva? Ese yari kwigana system ya usabiramo imbabazi. Yarangiza akavuga ngo Pastor Niyonzima Korode kubw'amagambo wumvisha ava mu kanwa kanjye avuga ngo wamponze ikanzu y'ibihumbi 150 ngo tugiye kusambanira i Muhanga umbabarire ndakwinginze n'Imana yo mu ijuru igire gute yari kusaba imbabazi gute kandi yenda Claude byarabaye yarabikoze. Oya buretse erega ikibazo si icyo wakoze we si icyo byabaye weho wirebaho kuko ngiye kuba nasaba Pasi imbabazi yarampemukiye nanjye hari uruhare mba naragize cyangwa se hari ibyo mba narahise nkora bigahita bigira ibyaha kuri Pasi. Icyo gihe wowe buhaye intambwe uwanyana akavuga utari kumunge nta kantu nakomerekejeho Mutesi kwa Gaburero akavuga ese ubundi ubutwe byari bikuye ko tuvuga ibi kwa Korode nakavuga utubuse nari gusubiza Mutesi ikintu ubukoze aho ngaho ubutumya abo bantu bose batangira kwitekerezaho bakitekereza no kunzira ijya mu gihugu cyo mu ijuru. Urumva ukavuga uti ndasaba imbabazi Reverend Pastor Hakizimana Juste kuko ntamusuye namubeshe ko nzamusura nkafata n'amajwi yayampaye ya Kariza ubwajate ya Gasaro nkamutamaza mu binyamakuru bigatuma ncira urwango hagati ya Juste na Gasaro na famille ya Gasaro nyine famille ya Gasaro. Icyo gihe twebwe ibyo twakoze iyo Mutesi yaza gukora iki gikorwa gutya akavuga uti kuko hari ibintu biri in case nawazi akavuga uti ndasaba imbabazi Rukundo Ezekiyeli kubw'amajwi mwumvishe mvuga ngo bagafate bakanige ubwo we akabarejejwe kuko agomba gusaba imbabazi Imana nabo bantu akameneka kuryo nta kango akavuga ndasaba imbabazi kubw'uko nirengagije ko nubwo Feredina twasezeranye ariko yararaga kwa Sandirina kandi nkamukura nta nimperekeza dusigiye nde Sandirina yaramaze imyaka 2 amugaburira avuga ko bazabana banabana nk'umugore n'umugabo kubw'uko oya si wavuze ngo ni 50-50 se mukanya iyo umuntu arimo asaba imbabazi ntago ibyo bireba wowe ureba kubikureba wiyambura ubusa bwose warangiza ukavuga ngo hari abantu ndasaba imbabazi abantu mwakomerekejwe n'amajwi yasirikiriye avugwa ko ari ayanjye mukanabyitirira ko ari ayanjye nanjye nkabitukaniramo mumbabariraho ntitwayemo neza ariko ari amajwi ntago ari ayanjye kandi yaba ari naye akavuga ngo kuko buriya n'ubundi umutima uzahora ugira ute umurya akavuga ngo mwese mwashidikanyaga ari amajwi yari ayanjye nsabye imbabazi nari ninjiye mu buryo bwo gupfapfana nsabye imbabazi abantu bantahiye ubukwe nkabafungisha na kamera zikameneka nsabye imbabazi naje hano bari bavogereye nyine erega pasi umuntu arakuvogera kugakora amakosa kandi yanakuvogereye ariko erega Imana si abantu ntago Imana ari abantu yarangiza akavuga nsabye imbabazi umuryango mugari w'Abanyarwanda yaba igisate cy'abashumba mbarizwamo yaba abakristo bakijijwe kubera amagambo yanjye
meza mwese mwakomerekejwe n'ibyo nakoze mbasabye imbabazi mbasezeranije ko njye n'Imana nkorera nzagerageza uko nshoboye kose ntago muzongera kumbona muri ibi. Mushumba twazanye ngwino nsengere njye baje kwihana. umushumba kuba ari Ndahimana Yego cyangwa se wa mushumba wamwimitse n'ubishaho kugisagara. Oya ariko se ko yavuze umushumba yemera yakabaye ari wararika kabone niyo yaba atari mu Rwanda bakamutelefona akamuzamura isengero akamusengera cyangwa se nawe akaguhamagara. Oya wenda nge tubyero kuko ariko njya mpamagaye twanababarirana leta twese tukanasengerana. Urumva uko niko umuntu yatura agasaba iki imbabazi kandi cyitondero ntago yemerewe gusaba imbabazi yambaye kora. Kiracyo ni ikintu urumva nta mupasiteri wo hoya buriya akora byatanga nta rugero nyine abo navuze ngo ryo wariguyeho ineneve bambaye ibigunira n'abami n'abayobozi y'abarabo mu nteko ishinga amategeko n'ibikomangoma bambara ibigunira bitera ivu batakambira Uwiteka Imana ngo barebe yuko basi mu minsi 40 itaza kubarimbura. Bafata igihe cyo gusenga no kwiyiriza ubusa. Ikindi cya kabiri ntago akagombye kuza gusaba imbabazi ku munsi we w'amavuko. Kugira ngo vuke bundi bushya birabyo ni byiza. Oya erega abantu buriya nanjye iyo anniversary yanjye igeze nongera kwisuzuma nkatura bundi bushya. Ibyo birumvikana pasi nkawe birumvikana na Mutesi nkawe icyo ni igikorwa cyabera mu mutima wawe. Ariko ku munsi wagatuma inshuti ze ngo mwenjoyinge ntago ari ahubwo ibyo bintu wanakabikoze byibuze habura nk'iminsi 3 ngo anniversary yawe ibe ahubwo ukazahura na ba bantu bawe uri mushya ubabwira n'amagambo meza. Urumva ariko ntago ugomba gufata umunsi wawe wavukiyeho ngo uture ibyaha kuko icyo gihe ntago mama wawe akubyara ari kugise yakubyaye kwa muganga. Dufite n'icyaha cy'inkomoko ibyo tugomba icyo cy'inkomoko se ko kitapfa nimba icyo cy'inkomoko gihari ntigipfa rero. Barabatijwe none se nimba yabatijwe nyine yabikora uko ndi kumubwira. Hanyuma kandi ahubwo buriya pastor Mutesi iza ko ari umudive abonye akabatizwa bundi bushya buriya babonye bakamubatiza. Yego ubwo no kuvuga ngo izo mbabazi Mutesi wasabye watwitse nanone cyo koze impamvu mubwira uti nge byanejeje abantu bumvisha ibyo najyaga mbabwira batemeraga. Urugero rufata narababwiye ngo Mutesi yizanira inkuru ze hano kugira ngo atwike yamamare mu ntera amabuye. Nizere ko mwabyumvisha yivugira ko yatwikaga. Mutesi acana inzira kugira ngo yongere gura na Sabe. Hanyuma rero yahise ibyo bintu nabwo yazanye gutwika kwari gucishije bugufi none haragukuza arakuzamura. Narababwiye ngo yacitse ku isimbi ntibamwakira cita ntiyamwakira za nkunda gospel sinzi ibyo bapfuye yaje nkunda gospel rwose ajyaho ryaraherukaho ryari reba ariko byari byose nkunda gospel ajyaho ko bobo yashaka yari yajyaho rimwe se cyangwa kabiri. None se ahubwo kuki atahamagaye abo banyamakuru ko ariho hari abakunzi be benshi. Ariko uzi ko Iyobokamana rero yabyaye pastor Mutesi ibyo nawe yayibishimiye. Buriya Joel niyo hariya yicara buriya usibye na Mutesi Joel yagiye abyara abavuga butumwa buriya hariya niyo yari kwicara ahubwo akishimirira Iyobokamana. Kuki utabajije Joe ukuntu yakiriye imbabazi za Mutesi? Joel se cyo ni kiganiro cyihariye ni ikiganiro kindi. Joe ubitegura nzakuvugisha kuri iyi ngingo. Urumva rero no kuvuga ngo ikintu gihari ni iki pasi byukuri abantu nibumve ngo wenda ngo ntago nishimiye gusaba imbabazi kwa Pastor Mutesi. Ni bigiciro ki n'ubutwari ubaza ujye gusaba imbabazi bazi imbaraga gutwara. Impamvu nge nabigaye yabikoze mu nyungu ze. Gusaba imbabazi ugira ngo wawirengererega. Oya ako se pasi uwo ntago ndi kukubwira urabyumva nubundi nabwo yatwitse yaje gutwika. Wowe washaka ko Mutesi asaba imbabazi mu buryo bwawe ushaka? Oya ntago ari mu buryo bwanjye. Njyewe hari ibintu nabonye ziri atari imbabazi ahubwo wagira ngo hari imihamuro. Erega buriya buri bintu byose njyewe iyo nje hano erega pasi buriya njyewe ubuzima nabayemo natangiye guhura n'Imana mfite imyaka 6. Abantu mvukamo hano ku Gisozi murabizi aho nakuriye aho narerewe. None ukuvuga ngo Imana nzi imikorere yayo hanyuma uko bafata Imana ntago ari kwiri
abantu bose bakubiswe igipindi. Imana ni umutunzi w'imbabazi nyinshi kandi ntago bisaba amajeste. Hanyuma Imana isaba buri muntu wese kugenda uko imbaraga zawe zigize ute zingana. Wewe wifata uko Imana yahaye jiste ingabire yo guca bugufi ngo ushake nko kuza kuyigana. Pastor Mutesi ntago yarakeneweho hano, ntago yarakeneweho, nta nubwo yarakenewe muri buriya buryo, kuko ibyo yavuze n'ubundi sabana be yasabye imbabazi ntibabana mu nzu, kuki atazi basabiye mu nzu na daringi ntibabana mu nzu, si umugabo we ntibararana nk'uko yabivuze. Iyo azibasaba izo mbabazi urumva hano zari zikenewe. yafashe imbabazi oya pasi jya ubaho nete. Sinzi ibyo Mutesi yaguhaye. Daringi na Darirene na Feredina ndabubaha. Umugore wa Feredina aza kugusabira imbabazi hano ntago mubana mu nzu. Daringi ntibabana mu nzu, Darirene ntibabana mu nzu. Hano yabazanaga kumara iki? buriya rero ngwakuze umutima gasesekara ku muntu, ariko se kuba yazi basabye yumva bidahagije. Buretse gatoya iyi famiye yashatse amazanaga ntago bahorana, ntibatelefonana. Yazibasaba erega hangaha nukuza kunezeza imitima y'abakwanga mama, kuza kuri wojiste na korode nukuza erega oya twe turamukunda mani, turamukunda buriya nta n'umuntu ukunda Mutesi nkatwe, ahubwo nuko atajya yumva inama tumugira. Hano uri kuza kunezeza imitima wowe y'abantu bakwanga. Wewe ntago ureba ko Mutesi ahora yiga ntafata mani, ameze nka wa mwana utimuka. Ni niyo mpamvu kuva mu bigeragezo bizamugora. Wewe urajanga uravuze ngo twibaga abapasteri, ngo twibaga abakristo, ngo tukabatuburira, ngo tugahiga ibibwiriza wanye nirari yego. Noneho ntumenye ko ari shitani iri kugukoresha. Ikintu ukoze wisusemera abashumba bose kandi bose siko bigishije. Ibyo ntago ari ibintu bikwiye. Noneho isubana ukuntu icyo kintu uvuze cyonyine gikuze kuri social media. Noneho uragarutse kuri social media ngo uri kwihana, weruriye isi yose webwiye ngo naratwikaga. ko Straton ngize numva musaba imbabazi. None se kuki Straton utamusabye imbabazi? Waramuzengereje akamanuka akajya kuri Eco Bank bakamufata nk'igihwinini. Straton akwiye gusaba imbabazi nawe zihari. Ariko natugeze part 2. Oya part 2 ariko yiki? Urumva yasabye sabe ngo azamwakire. Oya amwakire iki ariko sabe dore waruhutse Mutesi. Uramugarura ku isimbi ibintu bizakubaho. Chita uragarura Mutesi ku isimbi. Chita se muzaba mureba. Chita se ni isimbi. Nako kuri Chita Magic. Chita Magic. Nuvuga ngo Mutesi we arashaka gukereya akantu yakoze nuko mutakazi na akantu kari systeme Mutesi abantu bamuvuyeho. Kandi nawe yisuzumye abona ko hari ibitendo yagiye yakora bikomeye. None aravuga ngo reka nze njijisha aba diaspora nimara kubajijisha n'aba Banyarwanda mbayobye nimara kubayobya mbereke ko nasabye iki imbabazi. Bamwe bafatira hejuru bari bubone ko ari igikorwa cy'iki cy'ubutwari, bangarukeho bambwira ngo impore komera. N'abasabe bari bubone iyo kuyo content bashobora kuyikenera, ni nabavugamo nkabagaruramo ko Mutesi ikintu cyose akora arabanza akagikorera script. Script ubwo ni iki? Arabanza akicara nyine akagitegura, nzaca nzagenda gutya, nzaba niwereje gutya, nzapfukama gutya, nzagira gutya, akarepeta atanzarira nzavugamo jiste gutya, cyangwa mvugemo korode gutya, nzacengezamo akakandika nyine. Ni umuntu ukora ikiganiro azahombera ariko azina ahantu azungukira. Uwo niyo muntu wakagombye kuba bundi mwese mwifasha kugira ngo bagire inama. Kandi ni wa muntu nyine iki mwebwe biganiro byahomba nihomboka. Hoya twebwe tugira ngo yabikoza atabitekereje. Ubu ngubu hari nk'aba diaspora batatu abizi ko bamwanze kandi ko bari mu mukurikira uko byagenda uko ariko kose, kandi akaba barezemo nka miliyoni enye. Atari igishoro niba yabibara gutya akahita abona. Rero niyemere ko agitwika ahubwo ahinduye systeme. Noneho imitwikira ubu ngubu hagiye kugurumana. Amazi ibyatwika ubwo yaraje aratwika ntihashye. Ubu noneho yatwitse hagiye gushya. Kandi nanamwibutse ko imvugo umuvugizi wa Ribu yavuze ko bazajya bahamagara bayikoresha bagakurikirana.
ngo nawe tayari oya bakwiga njyewe ese ubu ribu iyo nawe uri nyakazihamagarira oya ribu sindebye ko mba ndi gusesengura ibyo bavuze nyine kandi rega buriya nayireba ayikiyo barashije IQ we niya Mutesi batabona rinde wakugwa hasi undi akajya hejuru oya njyewe najya hejuru ho gato ko buriya Mutesi urumva no mwagwa miski oya by'ababara impamvu tutagwa miswi niyi aba mama bose ubona naguha urutonde rwabo mama 17 baje hano kuri YouTube bafite toroma y'ibyo babonye mbere bakabyaya bakaba bashaka noneho ukuntu bagaruka basi bagahumbahumba bamwe bari kwicuza amamiliyoni babonye bakajya basohoka bakanayambaramo bari kuvuga ngo iyo tubimenya tukaguramo utubanza za Gihara za Ruyenzi tukigurika ubu nibwo tuba turi kwambara neza tunarya rero no kuvuga ngo batangiye gukora imibare yo guhumbahumba kugira ngo barebe ko hari abantu bagira ute babagarukira ubu se pasi Mutesi ko ubu noneho niwe uhora asaba imbabazi yaransekaga ariko niwe uhora asaba imbabazi noneho urumva noneho niwe uhora asaba imbabazi noneho gutya yeyuriyeho abazi guhengeza yego ruvuga ngo niwe yahoraga nseka kaneza abantu bakanseka ko ndeba umwera wa urire mu mujyi musagiraga kawa cyane rero Mutesi mwana wa mama reka nkusaba kana rwose bwira Feredina nanjye manukane Jani twicare twiyunge tuvuge uti ibintu rero nundi ndabona tunganya umaje kundushaho nka kabiri oya kandi wasabye imbabazi kangahe kuri YouTube ni gacyane nka izo wasabye Mutesi izo wasabye nibishaka nka kane izo wasabye oya ni kane ndakibuka ntago kararenga wasabye rimwe urumva uracyamusabye rimwe yego ko pasi nizo ubonye yaraje aravuga uti mumbabarire rwose numaze igihe nkora Imana yankuye kuri YouTube sinzagaruka biriya n'amarangamutima aragaruka avuga uti noneho Imana yahanzanye mumbabarire ibyo nari navuze mbere aragaruka aravuga uti mumbabarire basi ni munamvuga mujye munanyamamariza ko nteka ahubwo tubimubwire tubwire abantu Pastor Mutesi ko akora serivisi zijyanye n'ibintu bya catering inside and outside catering izo ni service atanga rwose ku bantu mukeneye izo gahunda muri mu Rwanda hano muri uru Rwanda waba uri no hanze wahamutegera indege afite ibyangombwa byose yemerewe kujya nta gihugu kwisa atemerewe kujyamo umuhamagare vuga niba na Pastor Mutesi ndabizuyize mu mutwe ntayo nzi kanyanyibe erega nje ntago Pastor Mutesi tuvugana imyaka 5 tumaranye tuvuganyemo 3 twandikiranye nka 4 bese ntibirenze 12 Pastor Mutesi Aime Prudentiel ariko nawe arabizi ko ari mu bantu dukundana shabora mubeshya oya Mute just arakubeshya ntago mubeshya turakundana nimero ya Pastor Mutesi 0788318688 ariko Mutesi buri yaba atarashaka nanjye ntarashatse twazabana ubwo numvise icyo Mutesi azira Aime pole man naho hano waguye muri izo ntambwe kuko ukuntu tubanye neza biragaragara ko twashobokana oya we na Pastor Mutesi kandi arankunda ejo ndi yabwiye Baraka Moses abantu bageze ngo ni Baraka wa Baraka TV Albert baya ni Baraka Moses eza Baraka Moses bayakabije nawe juste muri inshuti nyine wumva namubabaje Mutesi nawe arankunda ma Mutesi akunda abantu bose oya umunsi umwe nahuye na Mutesi nibwo nabonye ko ankunda bya vrai ahubwo mbona hari abaronza adakunda yaravuze ngo kuva navuka ngiye Mutesi kandi nzarinda napfa kitse wenda nka Feredina niyo ngo zakavuga uti ibintu Juste yavuze nabyumvishe renzaho nanjye yavuze uti Juste niwe muntu mpaye imisaya myinshi imisaya 7 none uranzu urayihombeje hoya ariko nge mbamugira inama nzajya mu ijuru kureba Yesu kandi ningerayo nzamuha ngo mba ndi kumugira intama nzamuha imisaya nka 20
kuko abo barenze 3 none Mutesi aguhaye 7 yampaye 7 bo pasa Mutesi by'ukuri pasi ni umwe mu bantu batagira inshuti zikennye arakize agomba guhura reka jise reka nkwereke iyo ukennye uhura n'abakene kuko hari abantu weho ko kukize kujya uhura n'abakene sinjewe ndakize nkiziki si ibisanzwe biri aho ngaho ni ibisanzwe se si ujya ufasha abantu mbire none si ibisanzwe Mutesi we afasha bakeya ba misigaro ntiyabambikiye abagore ntiyageze gute se bahindukira bakamutuka niyagufashije Mutesi agufasha we hari inyungu yakubonyemo mbese kugufasha kwa Mutesi ni nko kwa Irene muri Ndahaka utari mu inyungu ntaga gufasha bajya kwifotoreza ku bana ba Staratu kuyanga abantu bamugera agatanga na numero de compte ye n'utinyirisi nuko rero nuba ngo utari mu inyungu ntiyagufasha erega abantu bajye babireba njyara abantu nakwereka hano kuri izi mbuga nkoranyambaga bagiye bafasha abantu nyine n'uyu munsi ku buryo ubona uwo muntu aba yarahinduriwe amateka kandi bucece nta n'umuntu umenye ko uwo muntu agira ute afasha abantu urumva ariko abantu bose bari hano kuri YouTube ujya kumva ngo izanishijweho amasengesho y'iminsi ngahe ukajya kumva ngo kwiba abantu ni ukwiba abantu ukajya kumva ngo yagiye mu butayu ari kuvuga indimi zitumvikana ukajya kugira gute birirwa ku marayivu bagira gute mani reka nkubwire Pastor Mutesi icyakoze imana igumye kugenderere ukina urya uganahaga k'umunyarwanda yavuze mubona yenda tuvuge ku ruhande rwawe muri analize wakoze cyangwa se mucyo wabonye muri iki kiganiro kirambuye cy'isaha n'iminota 44 yagiranye na BKM yavuzemo urugendo rwe ntabwo mvise inzira y'umusaraba Pastor Mutesi yanyuze kugira ngo abe ari we uyu munsi none se byibuze ntimwana kwishimira ko hari na revolution yabaye impindura amatwara zabaye muri we yagize zatumye uyu munsi aba Mutesi sikomeye wamushutse ko yamushyize ikuzimu noneho akamurangiza erega kuba uri Mutesi ugahera kuyoboka Imana ariyo cano yaje muri gospel ari ikubita imeze neza iyoboka Imana so cano yaje mu zambere iri muri cano zikuze mu Rwanda noneho ukagenda ukazenguruka za Simbi kwa Cita kwa Nkunda gospel kwa rugendo hose ukamanuka noneho zikuntu yavuze ngo arashimira urugendo ni nka kwa kundi ngewe pasi nge ndi umuhanga buri utabona mbabwira ngo sinize ariko burandi umuhanga nitegereje body language Mutesi yavugagamo amacana aravuga ngo nizo za rugendo nizo za rugendo ari umaze higi yarakurwaje ari umaze ngo uzavuga za rugendo yavuze ngo n'amacano natwikiye ngo nizo za rugendo urugendo warutwikiye hari sabe 100 watumye rubona watumye bahema ngo za rugendo ariko umwe yarabatwikiye niho yazanye Fredina oya bajyanye mu ngendo zitandukanye none se yarabatwikiye ahubwo cyangwa yasebeje urugendo yarabatwikiye ahubwo ko yarusebeje ngo nizo za rugendo ngo na za baraka cyangwa ngo umugogarisha imitwe na baraka oya bavuga ikiganiro ubundi ukora ikintu uri kuri pressure nicyo kibazo cy'ikintu ubutateguye rero wewe wateguye ukagira yarari kuri pressure ubwo mvuze Simbi se kamite ngiraho na Cita nase nimvuga Cita simvuge Nkunda goze ku rugendo abantu bari nyine we yishyira kuri pressure nicyo mba nkubwiye we urumva yabaraga urumva yabaraga ati none ejo nakenera Nkunda goze ngo nizo za rugendo ngo hari nk'amacano nagiye ntwikira ngo kuko ngo naje ndanatwika ngo nk'izo za rugendo ngo nizo za baraka cyokoze mute ntuzapfe vuba Uwiteka Imana kuduhera uburame kuko uri umwe mu bantu bankorera umunsi hano kuri YouTube nkarara ndota neza nseka kuko uri umwe mu bantu cyokoze hari
umuryango umwe uherutse gupfusha umuntu ukora amakinamico. Ari umama wapfuyemo imbara kinaga rirangwida. yarapfuye rangwida yitabye Imana. Hano igumye imutuza heza. Ntago abo bantu babona ko Mutesi ari umusimbura mwiza wa rangwida. la benevolence ariya ni la benevolence yawe urunana disi murunana si murunana bakina babushombe bakankwana. Ntago mubona ko Mutesi ari umusimbura mwiza wa rangwida. Rangwida akira ari mama wa Nyesi. yakinaga ari mama wa Nyesi na ba Shaka. Nabo ari n'umujyanama w'ubuzima. Hoya Rangwida ari umujyanama w'ubuzima. Namaze wanze harabaye nk'umujyanama w'ubuzima. Hapi nta mujyanama. Ahubwo n'umukecuru yitwa Mukamisha Rangwida mu runana niko akina yitwa. Mbese ntiyabaye umujyanama w'ubuzima. Oya. Mujyanama w'ubuzima yabaye Mariana. Mariana nawe yitabye Imana yaratashye. Ariko ngendagira ngo iyi famiye uyu muryango barangira umukinnyi mu runana rwose kandi wabikora kagarura femu y'abantu birenze. Mutesi Aime Purdasiyene ni umusimbura mwiza wa Rangwida. Ni umusimbura mwiza wa nyakwigendera Rangwida. Reka nkusabe ikintu kimwe. Wakoze kuza reka dufunge Ntuzi Mutesi utajya kumugira umukinnyi w'amakinamico kubera iki? Nyina sizi zose si nyina mico yagiye akina. Ubona yashobora kwactinga neza se? Ngo iki? Ariko uzi umuntu utegura akazana keke akakora ikiganiro ahantu mu mwijima h'umukara yambaye ikanzu y'umukara harimo tutara tunyenyeretsa bunyenye bwa tw'amabara. Ariko bira bintu urabizi umusengeye yambaye umukara ibintu byose biri hari umukara. Beka amasari yari yambaye umukara nawe kubera hano yari yicaye hari umukara nawe yari yabaye umukara. Ushakeka nuko yenda yirabura ariko siki wo pasi wakumvisha ibintu byose ko hari yabyara umukara kumuceri nje nkawumena noneho neza mukabyumva. Nje naravuga ngo Mutesi naza yazana ibintu byana kanyitambika ntakagira umuntu nyitambika ikanzu y'umukara ahantu h'umukara umusengera w'umukara. Tadireke bishatse kuvuga ko ntimbabazi zari umukara se. Nimbabazi ni umukara. Mugwiza icara udafite igihunga udusobanurire ubundi riri yabarana buriya buryo usabye ubutabazi Mugwiza. Yego kuko Mugwiza rega ridekara avuga uti ngende umurangi. Urumva ese wone mu kuboko kw'iburyo ni mu kw'ibumoso? Nuza Mugwiza ngo nuwo mu kuboko kw'iburyo. Urumva nabo ntibumvikana. Abo mu kuboko kw'iburyo ntibabumvikana no mu kw'ibumoso. Bane basavinga satani umwe. Sinzi. None se ubundi wagize ngo yubona ADPR itumvikana na restoration bakavuga na korari yacu uretse ubungu bitangiye gucika. Ariko mbere se nyamaza abantu bajya bashimira n'ubuyobozi bw'igihugu bwarwanya intambara mu madini. By'amacakubiri byo ntihataje. Bwarwanya intambara mu madini. Uziko muri ADPR imindani reka tureke ibyo waruvuze bya Mugwiza. Korari ya mbere yapfushaga ibyuma ikaririmba idacuranze kandi ndifite iki ibyuma. Ibyabayeho n'ubu bishobora ko hari n'insengero bikibaho uretse ngo isengero nyinshi kubera kuba ari nini zahurije hamwe sound amakorari yahurije hamwe sound ndetse n'insengero ziritera abakristo bariteranya bagura n'ibindi byuma kugira ngo urusengero rugire sound isobanutse. Ariko mbere sente ya korari ya mbere nje nabaye merega kandi nayoboye amakorari aremereye. Korari ya mbere apfushaga sente ikaza kurimba mu iteraniro idacuranze kuzageza igihe ikoreshereje iki sente. Iya kabiri icuranga ibyuma bya mbere byarashyaga ibya kabiri bigacurangira korari ya kabiri. Umucuranzi wa korari ya mbere iyo wa kabiri yarwaraga iya kabiri ntiyacurangira uwo mucuranzi kuko iya mbere ari imuhemba ntiyajyaga gucuranga mu ya kabiri. Ntibakoraga Imana imwe none urambwira ngo si bakora sitani imwe. Ahubwo abantu ni mukinguruke. Aha Mutesi yaje kubiba neza noneho muhame hamwe abibe neza kumbabazi. Ibyo bintu bigize cyaho umwisi gisamba. Oya umwisi gisamba. Biba se yavuze ko yabibaga kandi abibisha Bibiliya.
noneho yaje mu isura nshya. Erega buriya na ribu yirirwa ivuga ngo abajura bahinduye system. Uko abatubuzi batuburaga, ntuzi ko batangaga amasabune n'ibiki ngo telefone ngo n'amadolari wagenda ugasanga n'ibipapuro byometseho, hometseho ikidolari cy'igihuha, bakaza guhindura systeme, noneho bakakubwira uti hari imbere barimo barambura, iyi kamenyekana bagahindura systeme, ubu bakabiha abantu, ukayakumva unaga wamagaye ngo ni umusasaridoti wa hehe, ngo ararimo asengera ikibaho ngo Imana imuha ubutumwa bwawe saa 9. Noneho njyari umutubuzi wa ntuburiye arangije abo tumva n'icya Justin ndagaswe. Numva aranzi. ahubwo reka nzashyiraho hari umutubuzi wa ntuburiye. Mfashe nsage basanga narabisibye dore nanjye nkunda gusiba ibintu kandi bitabuze aho bijya. Yarampamagaye. Ndangije mutega amatwi. Nabwo umunsi agenda tuvuganye umwanya munini. Tereka rero kugura reka ayo waruje kunubura reka nyakoherereza. Ahubwo nyibwirira mubikora gute? Angiraho arambwira ibyakuye mu butubuzi. Ambwira ukuntu bakwepa, nambwira ukuntu bigenda bite. Abatubuzi bakoresha ngo MTN ngo gutya kandi bahamagaje za Airtel. Ni ibibazo bikomeye cyane. Urumva rero by'ukuri iyo ngende kuvuga hano pasi mba ndi kugaragariza ukuri abantu. Kandi njyewe ntago mba ngaragaza ukuri ndwanya umuntu. Ahubwo nuko ukuri kuryana. Ntekereza ko Mutesi ari ukuri nawe yahishe mu mutima wazi. Rero izi mbabazi kandi ikindi abantu bajya baba professionnel. Professional. Ujye umenya uri umushumba, ufite abashumba bakwemera. Nimba ugiye gusaba imbabazi kuramo koroni y'abashumba cyangwa uhamagara abashumba bawe wemera. Kandi yazanye wowe oya. Yazanye wari muri bugufi kandi yemera. Baransekeje. Bariya bose bari hari yasingiye kubasesengura ko ari uburyo kimbubahamo. Ariko ubwatuma ninjira ni deep nkinjiramo indani. Bikora Imana ariko nta cyaha afite. Inde Bikemo ihorere. Bikora Imana Emmanuel. Hari ibintu pasi wagiye umbabariraho. Bara n'abantu nanjye baba barankoresheje ibiganiro tubyihorere. Ya Bikemo ni muzima. Ariko muzima yuko nanjye ntari muzima. Ahubwo kuki Bikemo yemeye ko bamukoreraho pranka. Yaratumiye umuntu akaza. Ariko yamutumiye. Kandi pasi nuko ushaka kumbwira nkazana nka message nka Mutesi yisabira ikiganiro. Ati negura ikiganiro kimeze gutya. Dore navutse kuko nanone sinajyaho ngo Bikemo Joel Pastor Mutesi tudukubiranije n'aba bati mama nuduti dukubiranije n'abantu baganira banavugana. Buri muntu wese azi defete zumwe. Iyo bakamana rikoreye Pastor Mutesi iyi na anniversaire yazikoreye kwa Sabe no kwa Bakunda Gospel aziyakoreye. None hariko iz anniversaire izi ngizi zo kuyoboka Mana zagiye ziba mutuntu nakubwira ukumirwa. Waba wibuka anniversaire Mutesi yakora akavuga ko bamurogeyemo hariya ku Kimironko control technique. Ntago ubyibuka ibyo. Hari byavuyemo ko byavuyemo ibintu bikomeye. None kamera nabyo byageze kure. Byageze kure. Kandi kuva icyo gihe yaratarasubira kubisurana na ba Joel. None agarutse noneho agarutse. Erega urumva ariko se pass wa umupira warengeye ni naho urengurirwa. Ibi bintu nabisesengura mwese mukumirwa iyobokamana natangiriyeho kujya kwifetera hano anniversaire nambaye ikanzu y'umukara ahantu h'umukara hari mutara tunyenyeretsa unsengero yambaye umukara. Reka dutegereze mugwiza yenda yavuze ko bakorera mu kirere kimwe aze kuza tubwire by'ibyo genzo n'imihango bagize muri kare yakanya. Wabonye gupfukama, wabonye systeme pastor yararimo adashaka ko baza kumufata iki amashusho papa amashusho. Ubwo bishatse bango nico gikorwa cyabereye aho nticyemewe. Nari proud yacyo. Kandi yasenganaga igihunga. Uze kumva isengesho rye ni ry'igihunga gusa. Yagize ati
ntabwo nshaka kubisubiramo ntagira ibyo mpamurira. sasa rero reka dutegereze turebe ikintu kizakurikiraho Justin twere kubwira ariko urareba iki ko nkuzanira amakuru yose uri bwirirwa utegereza bamugwiza ndaje nza amakuru yose ndayakuyorerere abantu bakurikira ukuri nyako rero mushonje muhishiwe njyewe ndagenda mbagerereye kuko nubundi ni yare ntacyo kiramira ntacyo nkiramira bombo class urumva ntacyo nkiramira ndagenda mbagerereyo ko kumbwira ngo uje kwihana ibyo ubundi umuntu Mutesi ibyo bintu byo gutwika nakubwiye ngo nabikubwiye mu kiganiro cy'ubushize nushaka wikuremo ibintu byawe ko bijya public kuko nta bantu bakigukunda ufite ugoswe n'indyarya gusa zuri kumwe n'incakuru noneho rero izo ndyarya zikugose uzashiduka zigutaye mu rwobo ujye ugirwa inama ugire ngo niyo ya nyayo kandi iyo nama ari yo kukurimbura noneho ariko mute wavuye ku mbuga nkoranyambaga ko ikintu cyose usigaye kurakurira ku mbuga nkoranyambaga kiba kirimo amafuti kandi ko kiba kidakwiriye wakoreye anniversaire ngo nimba ari y'urugo igiye mumaze mwanye na Fredina nimba ari iye sinzi mu rusengero ubwabyo ntago abashumba namwe mwikubita urushyi rwose ahera h'Imana asaho kumanyura amakeke uruhimbi baruhinduye comedy uruhimbi mwebwe muraruhindura comedy mukagira gute ariko ibintu tutarabona mu kiliziya nimwe itunganye gaturika koko nta nubwo mwiga kandi komoka nk'ubu ngubu nk'insengero nyinshi zakuye amaresebusiyo mu nsengero cyane nka ADEPR nta ADEPR wabona resebusiyo yabereye mu rusengero ADEPR yego baba bafite ahabugenewe nk'amatente hanze rero abantu babe maso kandi ibyo banashishoze hatagira urwa mu ruza rw'itike erega nibyo nkubwira Pastor Mutesi we mbere na mbere yikumva ko hari abamwibasira nkuko yasabye imbabazi wasabye imbabazi z'iki kwajya kuvuga ko utari umunyamafuti kwajya kuvuga ko bajiste bakuzengereje n'iki ubusa ntiwemereye kutwika rero bamenye ko ibyo nababwiraga ari byo ubwo hari n'ingo wubatse mu gutwika hari amagambo wavuze mu gutwika hari indege wuriye mu gutwika ibyo byose wavuze ni mu gutwika ubwo rero waratwitse ubwo igisigaye ni iki Mutesi ni ugushya agakongo kaze ni ugushya cyo koza bwo senga Imana hatazakongoka ubwo rongeye byo nabwiraga abantu nizere ko Mutesi abyishyireho umucyo ubu igisigaye rero Mutesi hagarara hamwe zikwakana erega pasi ari abantu babona nza mvuga hano bakajya ngo wenda ndi umwere nje sindi umwere ahubwo ngiyewe ndi kubangamira abantu bitwikira umutaka w'iby'Imana bari gukora satani bigatuma niyo abantu bavumbuye ibibi byabo noneho bahita basezera Imana burundu kugwa kwabo kukaba kunini cyane kandi by'ukuri nimba wewe uzanere nimberega utari mu by'Imana shaka ibindi bintu ukora ko bidahuriye n'izina ry'iki ry'Imana noneho uzuvuge ubuse nta baganga b'abapfumu birirwa ku social media ntibuzuye ubusa nta birirwa bavuga uko ngo ingo zubakwa n'ibiki ntibarebwa ntibahembwa se ubuse nta birirwa bakora ibi byatsi bivura ibibanabeshya bivuri ntibagira ariko kwitwikira umutaka w'Imana ukaza mu rwiyerutso nk'umumarayika ugasenya rimwe kabiri gatatu ukitwikira ibintu wowe uratubwiye mu kiganiro ngo yemera umushumba Korode uzanye undi mushumba kugusengera kandi ufite pasiteri ngo ngusengeraho ngo wakwimitse ajya batabonetse rega Korode ariko ataboneka iki wabyihorera hari ugushyizeho iyo pressure erega pasi abantu mujye mumenya ko hari ubwenge dufite umuntu uramukarazemo icyo kintu ariko ahise aguseka nkubwira ikintu cyaturangije kuri YouTube mu bihe byashize se ni ukujya gupfukamira Mutesi ariko abo bamuzi aho niho mwakoze ibara ryo niba abantu baramuzi noneho wari wahagurutse mu mujyo mwiza utangiye gutitirira imbere ya Zerubabeli ariko Imana imbabazi gute
icyo kigirwamana nta kiba hano mu Rwanda. ese mvuze ko gihaba None mvuze ko aba ari ugutitirira imbere yacyo. ubwo nyine uravuga ngo Mutesi yaba ari Zerubabeli. Hoya ntabwo ari ko mvuze. Reka ngushimire cyane abantu mukuru kuri nyako mukeneye system mu musore kuri nyako TV mu muha ibitekerezo baranakoze rega banabo uzi guhangana n'ibintu barakurogeye cano paka tugeza aho izuka barakoze. Shime cyane tugiye no kugera mu bihumbi 10. abantu turi kumwe rero nizere ko baraza gukomeza kugira ibihe byiza kandi mumenye aho bitagenze neza mudukebura ati hano hantu nyamara turabibona gutya mwibyihana mwibyandika muri commentaire gusa ari na nimero twakizaho ngo nizo twazishyiriyeho kugira ngo niba hari inama cyangwa ikindi kintu cyitekerezo waba ufite ukidosangiza kugira ngo tubone umurongo w'ibyo byose. Rero murakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza Imana ibarinde. Salam shalom. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.